Filime Bajrangi Bhaijaan yasohotse ku tariki 17 Nyakanga 2015 mu ngeri ya sinema y'Abahinde. Ubundi iyi filime director wayo bamwita Kabir Khan, n'abakinnyi dusangamo Salman Khan wakinnye muri filime nka Pawani cyangwa se Bajrangi Chaturvedi, tugasangamo bita Harishal Malhotra wakinnye nka Shahida ariwe uramwana mutoya ubu ufite ubumuga bwo kutavuga, tugasangamo Karina Kapoor Khan wakinnye yitwa nka Rasika, tugasangamo witwa Nawazuddin Siddiqui wakinnye nka Chandi Nawab. Dusanga ko ubundi iyi filime ivuga ku nkuru cyangwa se ku kana gatoya gasigwa na gari ya moshe kaba kajyanye na mama wako bavuye mu Buhinde basuye muri Pakistan. Nyuma iyo gari ya moshe kaza kugasiga mu Buhinde, nyuma bari umugabo w'umugira neza wigiriye impuwe, uwo mugabo nawe bamwita Salman Khan. Uwo Salman Khan abayitwa Pawani muri iyi filime. Ako kana biza kugera nyuma Salman Khan agashaka kugasubiza iwabo akagafasha, nyuma bakazamenya ko uwo mwana atari umuhinde ahubwo uwo mwana yaturutse ahandi hantu batari Abahinde. Ibyo nta kindi kibabwira, ni igihe baba bari kureba match cyangwa se umukino bahuje Pakistan n'Ubuhinde, none iwabo wa Salman Khan cyangwa se wa Pawani bavumbuye ko uwo mwana atari umuhinde ahubwo ari umwana ukomoka muri Pakistan. Ibyo ngibyo nta kindi kibabwira, nuko babona uwo mwana Pakistan itsinze Ubuhinde, undi agahita babona umwana araserebuye kandi bo aba ari Abahinde, bagahita bavuga ati uwo mwana ashaka gukomoka muri Pakistan. Dore ko umusore Pawani birangira n'ubundi ajyanye uwo mwana akemeza kumujyana muri Pakistan, ahuraho n'ibigeragezo agahura n'ibizazane byinshi mu nzira. Ibi ngibi bituma filime amugejeje iwabo, ubundi umwana akongera agahura na mama wabo, ariko byose babifashwamo n'umunyamakuru ubu ukunda cyane kugendana nawe. Muri iki cyegeranyo cy'iminota mike yangiye kukubwira mbere na mbere amafaranga iyi filime yinjije, uko bakinnye iyi filime inyuma ya kamera, uko byari byifashe. Wewe nkwaye ikaze ugeze hano bwa mbere, kanda subscribe, like na share. Yanjye nitwa Adolphe, iyi ni Kavu Entertainment, mbaye ikaze. Murakaza neza mu kiganiro cy'uyu munsi. Uyu munsi tugiye kwinjira amateka y'inyuma y'amashusho ya filime ikunzwe cyane ku isi ayo bise Bajrangi Bhaijaan. Iyi filime ivuga ku rugendo rw'umugabo umutima mwiza bita Pawani wemeza gufasha umwana akamusubiza mu gihugu cye. Iyi ni inkuru y'urukundo, umuntu no gukorera abandi nta kiguzi. Ariko nyuma y'inkuru nziza ngiye kubereka neza ibyabaye byinshi abantu batazi, ibyabaye kuri behind scene y'iyi filime, ibigeragezo byabayemo, uko director yatoje Salman Khan gukina mu buryo budasanzwe, n'uburyo iyi filime yabaye imwe muri filime yinjije amafaranga menshi mu mateka ya sinema yo mu Buhinde. Bajrangi Bhaijaan yatangiye gutegurwa na Kabir Khan, umwe mu badirector bafite izina rikomeye cyane mu Buhinde, dore ko uyu nguyu hari filime nyinshi yagiye directinga cyangwa se filime nyinshi yagiye ayobora. Uyu Kabir Khan dusanga ari umwe mu badirector barenze mu Buhinde, ku buryo uyu nguyu hari n'igikombe yegukanye cy'abadirector ba mbere mu Buhinde cyangwa se bano bayobora amafilime. Umwe mu badirector bafite izina rikomeye, uyu Kabir Khan yashaka gukora filime irenga imipaka y'amadini n'ibihugu, filime yerekana uko umuntu buruta politike n'amakimbirane ndetse n'intambara z'ibihugu. Uyu director yashaka umuntu woroheje utarangwa n'ubushaguke, nibwo yahise atekereza ko Salman Khan yamuha itandukaniro ritandukanye cyane nuko Salman Khan we yiyumvaga. Ubundi Salman Khan iyi filime yaramugoye cyane bitewe nuko Salman Khan akunda cyane filime z'imbaraga ndetse na filime zirasaba gukubita igifunsi, ariko Salman Khan bamutoje neza muri iyi filime uburyo yazakora scene neza zisa naho ari scene z'ubumuntu ndetse scene zibabaje, ku buryo nta n'imirwano usanga mu iyi filime. Ubundi Kabir Khan yatanze amabwiriza akomeye kuri Salman Khan kugira ngo role izakorwe neza. Aya mabwiriza nayaye ni ukudakina nk'umusupasita, ahubwo yamusabye kureka imbaraga, kurwana no gukoresha agasuzuguro asanzwe agaragaza muri filime za action, ahubwo bamutegeka kuzaba ari umuntu woroheje ndetse umuntu w'umufasha ndetse umuntu wigira nk'ikigoryi kugira filime izagende neza. Ikindi kintu yamusabye Kabir Khan yamusabye kuvuga gahoro no kugaragaza amarangamutima mu maso no gushoka amarira n'ibindi bintu. Ubundi Salman Khan ibi bintu director yashakaga, Salman Khan nawe ntabwo ubwe yarazi kazabishobora, dore ko director yashakaga ko Pawani asa n'umuntu usanzwe utekereza cyane ufite umutima mwiza. Ikindi yamusabye kudakoresha makeup y'igikabyo cyane, yashakaga ko Pawani agaragara nk'umuntu wo mu buzima busanzwe wambaye imyenda ihendutse kandi ubaye nk'umukene, kandi ikindi Pawani wiyoroshya cyane. Ikindi yasabye Salman Khan ni ukwigisha Salman Khan kwirinda kurakara muri scenes. Role zose za Salman Khan zari zishingiye muri filime ku mutuzo ndetse no kwirinda cyane kurakara, cyane ko dore ngo uyu mukinnyi Salman Khan ari ukuntu ajya arakara cyane ngo kuri set.
ariko abo ngabo bamusabye kutarakara. Ikindi cyane bamusabye cya gatanu kubana cyane na Muni cyangwa se Karakana. Ubundi dusanga ko ngo iyi filime mu gihe bari kuyishutinga ibintu byinshi abantu batazi ngo nuko iyi filime yishutinga Karakana hari sene zageraga ngaho kakarira kuko nyine katari kayimenyereye, bigasaba ko nyine Salamanikani bamusaba director guhora hafi y'aka kana kugira ngo bitazabamo ibibazo, cyangwa se iyo Karakana katangiraga kuri babaga bahagaritse shooting yo gato bakabanza bakagahoza. Ibyo byose byatumye Salamanikani agaragara mu buryo bushya abantu batari bamumenyereye. Ku bantu benshi bazi filime nyinshi za Salamanikani, ntabwo undi Salamanikani ari umuntu ukunze gukina filime ngo ari umugwaneza ngo afasha abantu. Yego abafasha abantu ariko akenshi akunze gukina filime zirimo action ivanze n'urukundo. Ikindi kintu tutari tuzi cyane cyane kuri iyi filime nuko gushaka umukinnyi w'umwana utavuga byari bimwe mu byakomereye cyane bano bantu, dore ko Harishari yatoranyije mu bana barenga 2000 bakoze audition. Director yamuhaye kondisiyo zikomeye. Uyu Harishari ni umwe mu bakinnye muri la filime umusaza cyangwa wari nka papa wa Pawani uba waranze ko waravuze ati Karakana nikagomba gusubira muri Pakistan. Dore director ibintu mu kondisiyo yahaye aba bantu mu gihe cya shooting cyase cyo gukina nta forcing cyangwa se nta kintu cy'imbaraga bashaka kugaragaza muri iyi filime, nkuko Karakana kari gushobora kurira ubundi bakagakubita cyase bakagahoza ku ngufu. Ikindi kintu basabye kurindwa cyane cyane ubukonje bwo muri Kashmir kuko iyi filime hari abayikine muri Kashmir, ariko tugiye gato muri behind scene y'iyi filime ubundi dusanga iyi filime akenshi bayikoreye kuri green screen cyangwa se akenshi bayikoreye imbere ya green screen cyangwa se ya ekara y'icyatsi. Iyi ekara y'icyatsi nta kindi iberekejwe n'icyo bita CGI. CGI nkuko nababwiye ni imashini yongeramo ibintu bidahari. Dore nk'irasene Pawana bahagaze hejuru hasi hari umugezi, irasene ntabwo Pawani koko yari ahari, dore ko uramupaka ira filime irangiriraho uramupaka naho ntabwo wari uhari, ahubwo ni CGI ni green screen bashyize inyuma ya Pawani ubundi bangije ibindi byose babyongeramo. Uramunyamakuru wabihishana uramunyamakuru abahari ariko ibindi byose biri inyuma. Pakistan ubundi nyinshi yo mu filime ni igihimbano ahenshi, dore ahantu bagiye hanyaho ni muri Kashmir, ako muri Kashmir muri ya misozi ntabwo ibihari kuko byari kusaba igihe kirekire ndetse na depense nini kugira ngo bazakore sene za nyazo zo kuri iyi filime. Ikindi mu gihe cyo cya shooting iyi filime ikindi kintu kidasanzwe nuko batari bemerewe gukoresha telefone gupostinga ndetse no gukwirakwiza amashusho mu gihe cya setting. Babasabye kuguma mu nkambi mu gihe bakiri gushutinga iyi filime. Iyi filime dusanga ko yinjije amafaranga agera kuri miliyoni 135 z'amadolari. Ubundi ikaba yarabaye muri filime ya kabiri yinjije amafaranga menshi mu mateka ya Bollywood muri icyo gihe cya 2015. Ubundi dusanga ko iyi filime mu kugira bayishutinge cyangwa se kuyitegura filime yose yakozwe n'ingengo y'imari isaga na miliyoni 13 z'amadolari ya Amerika. Iyi bageti ubu dusanga ko harimo ibirimo gutwara abakinnyi mu turere twinshi tw'ibihugu extra ibihumbi bari bakeneye imiti, amafunguro n'ibindi bintu byo kurya. Iyi bageti rero byose bikaba byarasabye miliyoni 13 z'amadolari, naho 13 bakoresheje iyi filime yinjije miliyoni 135 z'amadolari. Iba filime ya kabiri muzinjije menshi mu mateka ya Bollywood muri icyo gihe. Iyi filime yatumye Salamanikani yinjira mu cyiciro cy'abanyamafaranga benshi mu mateka ya sinema ndetse n'andi yo mu Buhinde. Njye nitwa Dolphin Kavuna Entertainment. N'indi filime cyangwa se n'andi matsiko yose mwamasigaranye mwambwira muri comment tukazabikora ntacyo bitwaye. Icyifuzo cyanyu nanjye kibari icyanjye kandi byose nimwe tubikorera nimwe tubikesha. Murakoze. Nitwa Dolphin Kavuna Entertainment. Nizere ko wakoze subscribe nk'umusanzu wawe. Murakoze, Imana ibarinde.